Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero kuganira ku ituro. Ituro ariko ntabwo turava ku ituro rya Gahini na Abeli. Niyo mpamvu Nyagasani Yezu ashaka ko turisobanukirwa neza kugira ngo tuve mu maturo mabi tujye mu maturo meza. Haleluya. Amina. Ikihutirwa ntabwo ari uko tuva kuri Gahini na Abeli, ahubwo ikihutirwa ni uko dusobanukirwa ububi bwacu kugira ngo natwe tubuvemo. Gahini rero uko yakabayeho amaze kuvumwa yagize inkomoko. Gahini ngo abonana n'umugore we, umugore arasama abyara Henoki, ni ukuvuga ngo Gahini yarororotse. Iyo nkomoko ya Gahini rero natwe dushobora kuba turiyo, ni ukuvuga ngo ni inkomoko y'ishyari, ni inkomoko y'ikibi, ni inkomoko y'umujinya no kugira nabi no guhemuka. Iyo nkomoko rero tuzaba tutari aba Gahini niba twiyemeje kutongera gukora nabi. Tuzaba tubaye abana ba Adamu na Eva niba twemeye gukora icyo Imana idusaba. Seti n'abamukomokaho. Adamu abonana n'umugore we, ubwo yabonanye nande na Eva, babyara umwana w'umuhungu amwita Seti. Ati kuko Imana inshumbushije indi mbuto mu kigwi cya Abeli, Gahini yishe. Seti nawe abyara umuhungu amwita Enoshi. Nuko kuva ubwo batangira kwambaza izina ry'Uhoraho. Ijambo ry'Imana dushimiye Imana. No kuvuga ikire dufite abantu b'inkomoko ebyiri. Hari inkomoko yo kwa Gahini ariyo ikomokwaho nyine n'abo bantu b'icyo kibi, ishyari. Gahini amaze kuvumwa, noneho ariko Adamu na Eva nubwo babyaye Gahini na Abeli ntago barekeye aho kubyara, babyaye n'abandi bana. Babyara uwitwa Seti wasimbuye Abeli kugira ngo icyiza gikomeze gihererekanywe. Haleluya. Imana yo mu ijuru ntabwo yashatse ko ikibi kiguma kwicara ku ntebe cyonyine, kuko iyo Abeli apfa Imana igaceceka ikaryumaho, ni ukuvuga ngo twari kuba dutanga amaturo ya Gahini gusa. Ariko Imana yo mu ijuru yashumbushije Adamu na Eva ibaha Seti. Seti rero aba ari we uba inshumbushanyo ya Abeli. Ni ukuvuga rero ngo nubwo Abeli yapfuye, nubwo Abeli yagiye, ariko haje abamusimbura, haje inshumbushanyo, haje uwo guhoza amarira y'ababyeyi be, bamwita Seti. Haleluya. Adamu rero na Eva bakomeje kubyara, nubwo nabo babyariye mu muvumo, ariko umva icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko kuva ubwo batangira kwambaza izina ry'Uhoraho. Ni ukuvuga ngo Adamu na Eva nubwo nabo bari mu muvumo, ariko bo barigaruye. Nta watinya kuvuga ko bigaruye, kuko mu kubyara babyaye abo bana babiri, Abeli na Gahini. Gahini amaze kwica Abeli, hasigaye Gahini wenyine. Gahini rero nubwo yasigaye wenyine, Adamu na Eva bo nubwo bari baravumwe, ariko baciye bugufi imbere y'Imana, bemera yuko bakoze ikintu cy'umuvumo. Imana ibagirira ubuntu, ibaha no kongera kubyara abandi bana, ariko noneho abo bana bavukira mu kintu cyitwa umugisha. Wa mugisha waje gutuma bongera kwambaza izina ry'Uhoraho, rikomeza guhererekanywa kugeza n'uyu munsi. Ubwo rero abantu benshi icyo kintu wenda bajya bakibazaho cyane, ariko ndizera yuko dusobanukiwe uko urubyaro rwa Adamu na Eva rwaje no gusingiza Imana. Ntabwo rwahereye kuri Gahini gusa, ahubwo habayemo n'abasingiza Imana. Twarebye rero amaturo ya Abeli ukuntu natwe tujya tuyatanga, n'amaturo ya Gahini uko tujya tuyatanga. Ariko abenshi twasanze tutura amaturo ya Gahini kubera ko tuba twebwe dufite umutima mubi. Twishimira ikibi kuri mugenzi wacu, twishimira ko amaturo ye atashimwa, twishimira ko indirimbo ye itakwamamara. Bakubwira bati runaka n'umuhanzi indirimbo ye rwose iri guhitinga, ngo ariko se buriya ngo si mwene runaka na runaka, ngo buriya se. Nukuri ugasanga ikigushishikaje cyangwa ikiguhimbaje ni ukumenya aho akomoka n'icyo cyaba cyaramuranze mu bwana bwe kibi, kugira ngo bashe kumusenya.
abantu rero nk'uko nabivugaga ejo, abantu dukunda gusenyana. Icyo kintu rero ni ikintu tugomba kwikuramo bavandimwe. Ni ukuvuga ngo dufite ya maturo, ngewe sigaye mugane dukwiriye guhorana amaturo mu ntoki, ya maturo y'impongano z'ibyaha bitagambiriwe niko Bibiliya yabyize, ibyaha bitagambiriwe. Ni ukuri tujye tuyahorana. Ku bw'ibyo rero twakagombye guhora dutura, kuko tuhora dukora ibyaha bitagambiriwe. Nibyo koko wenda sinagambiriye gusebya runaka, ariko iyo bambwiye ko runaka yasebye, numva akantu mu mutima kaje ngwingwawa, wenda ukigarura nyuma, ariko kaje. Ako rero reka tugatsinde mu izina rya Yesu Kristo, tuba abakristo bagana mu ijuru, kugira ngo ako kantu kajye gatsindwa iteka kuri twebwe. Nuko tugomba guhora n'iki? Amaturo y'impongano. Haleluya. Amaturo y'impongano, tugahora twebwe ubwacu twishinja yuko turi babi, tugahora twemera intege nkeya zacu. Ubwo rero tukiri kwa Kayini na Abeli, tukiri kuri ayo maturo, aho ngaho nanjye ndagira ngo tuhahagarare nge nawe turebe amaturo dutanga, harya ubwo tuyatangana uwuhe mutima. Ngewe namaze kuba Kayini kuko ntishimiye ituro ryawe. Namaze kuba Kayini kuko ntishimiye ituro ryawe. Ariko nawe ntabwo wambereye Abeli ngo ningusaba ko tujyana wenda mu murima wanjye kugira ngo unyigishe guhinga uzabinkorere. Ahubwo nawe uba wabaye Kayini ku rundi ruhande rwanjye. Ubwo rero intambara ziri mu isi ziri guterwa nuko twese turi ba Kayini. Ni ukuvuga ngo Abeli ntawe. Abeli ni wa wundi utanga amahoro, Abeli ni wa wundi ubwira uti ngaho gira gutya akaba yabikora, naho Kayini ni wa wundi ugamije mbese yewe guhemuka, akanezezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyavuga ko runaka amerewe nabi. Uwo ni we Gahini. Abeli rero mu gutanga amahoro, mu gutanga icyiza, ba Abeli bagenda bacika intege. Ariko kandi no gucika intege kwa Abeli burya nako tukugarukeho. Ni mu gihe n'ukuri na Kayini ntabwo yatumye Abeli amara igihe kirekire mu isi, yahise amwica. Ni ukuvuga ngo icyiza gipfa vuba. Nubwo kiba ari cyiza ariko kigira intege nke, gipfa vuba. Abeli yarapfuye, nuko noneho Kayini aba ari we usa n'usigaranye ububi. Ubwo no kuvuga ngo abana ba Kayini nabo burumva ko bakomeje kuba nka se, ubwo yaribyaye mbese. Reka rero ngewe nirebere nge nawe uburyo wenda twari mu nkomoko ya Kayini ariko tutabishakaga, kuko icyo yakoze ntabwo twagishimye. Erega muvandimwe, naho kamere iyi y'umubiri dutwara tukajya mu bubi, ariko natwe ntabwo tuzi ko, ntabwo tuyobewe ikiba ari kibi koko. Ubu se ninde wakwishimira kwica mugenzi we koko? Erega kwica ni ikintu kibi cyane. Kwica ni ibintu bibi, ni ukuvuga ngo kwica ni ikintu kibi cyane. Noneho tumaze kubona yuko umuntu agize gutya yishe mugenzi we, afashe rwa ruganda, narabigusobanura mu minsi ishize, uruganda Imana yishyiriyeho igashyiraho ukuntu rugomba gukora, wowe uragiye urarufunze, urangije n'imashini zari zirimo zose urazicomoye, izindi urajugunyuraye. Kuko warangiza ukavuga ngo ntacyo Imana se yabimenya. Abantu nta nubwo babimenye, bashobora no gukora iperereza ntibakumenye. Ariko muvandi, twumvikane, nawe isi itakumenya, Imana yirakuzi. Kayini yica Abeli, ntabwo ababyeyi bari bamubonye, ntabwo ababyeyi be bamubwiye ngo ariko ko tumaze iminsi tutumva amakuru ye, ngo yaba ari hehe. Ahubwo Imana yaraje iramusanga iramubwira iti amaraso, haleluya, amaraso y'umuvandimwe wawe ari kuntakira, amaraso ari kuntakira. Umva ukuntu Uhoraho yabimubwiye. Kayini amaze kwica Abeli, umva ukuntu Uhoraho Imana yamubwiye. Kayini abwira Uhoraho ati, Kayini, Uhoraho abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari hehe? Undi arasubiza ati, simbizi, mbese ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Uhoraho ati, wakoze ibiki? Amaraso ya murumuna wawe wamennye, ngaho arantabariza mu gitaka. Iri jambo niryo nashakaga. Amaraso ya murumuna wawe wamennye, ngaho arantabariza mu gitaka. Ubu ngubu rero ubaye ikivume ku butaka, bwasamye ukabwira amaraso ya murumuna wawe. Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi.
uwo ni umuvumo kuri Gahini. Twamaze kubona ko natwe turi gukora ku buryo tuba buzukuru ba Gahini, kuko kandi iyo urebye uko tubayeho izi nabi, mbese uko nabivuze ko amaze iminsi mbivuga, nawe urisuzuma ugasanga rwose Gahini atari kure yawe. None umva ijambo rikuriho muvandimwe wanjye nkunda. Ubu ngubu ubaye ikivume ku butaka, bwo bwasamye ukabwuhira amaraso ya murumuna wawe. Nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi. Muvandimwe we, aya magambo nituyagimuze urasanga koko ibi bintu bitadufataho. Ngo nuhinga ubutaka ntibuzongera kukurumbukira, nutanga ituro ribi, nutanga ituro neza, mbese Imana ikakurakarira, ntabwo uzongera gukora ngo bigende. Uzajya ukora imishinga yange, uzajya panga bipanguke, mbese byange. Muvande, ntabwo turimo benshi muri twebwe dukora imishinga ikanga, bikanga atari uko Imana yabigize, ahubwo ari uko rwose natwe ubwacu twabaye abuzukuru ba Gahini. Muvandimwe, simbivuge ngo urebe ngo runaka ngo na runaka burya niko byamugendekeye, birebera ibyawe, ibya runaka bubyihoreye. Amarira ufite muvandimwe, aho ntabwo yaba yatewe n'ukuri Gahini, ntabwo yaba yatewe n'ukuri umwuzukuru wa Gahini. Umva, tega amatwi nkubwire, uretse gutunga urutoki runaka na runaka, tega amatwi nkubwire, aho ntiwaba nawe uri umwuzukuru wa Gahini, wemeye kuhira ubutaka amaraso ya murumuna wawe. Amaraso ya murumuna wawe ni iki? Ishyari. Ishyari wamugiriye. Bakubwira bate ari gutanga inyigisho nziza, umushinyo kabura kuriye. Bakubwira bate ariko burya runaka arambara kaberwa ukabyanga. Bakubwira bate ariko burya runaka iyo afite n'urugo rwiza burya agira n'umugore mwiza, ukabura rakaye, ukumva wanarusenya. Bibaho ushobora no kurwana nako kantu mu mutima ariko kakurimo. Gahini we, tega amatwi nkubwire, tega amatwi nkubwire mwuzukuru wa Gahini, watekerezaga yuko ushobora kuba uri umwuzukuru wa Abeli kandi uri umwuzukuru wa Gahini. Urashaka yuko ikibi kizimangana mu bantu, urashaka ko ikiza kizimangana mu bantu nako, ikibi akaba ari cyo kizamuka. Urabishaka ute? Urashaka gutegeka abantu, urashaka kubajyana kuri gahunda yawe, kandi wowe Gahini wihaye ikintu cy'uburyarya. Ngewe ba Gahini bindyarya, nukuri ntago nzareka kubabwira. Abantu benshi rero bifitemo ikintu cy'uburyarya cyane cyane twebwe abantu bo muri ibi bihugu byacu amugari bitaratera imbere. Urasanga abantu birwa cyane mu bintu by'amarozi, ugasanga ngo umuntu ngo yaroze undi, ngo afata ngo umugongo ngo awushyira ngo kunda. Havuga ne kwese nk'abo barozi, icyo ngicyo baroga ibyo ni ibiki koko? Ariko ngewe ikintu kinambabaza cyane, ngewe kirambabaza icyo kintu. Havuga niko muri Afrika duhora muri ibyo bintu by'amarozi. Kuki duhora iteka ari twebwe turi mu bihugu bikennye, ugasanga iteka dufite ubukungu, Afrika ifite ubukungu ariko ntago bazi kubwexploiter. Kubera iki? Akenshi bibereye muri ibyo by'amatiku, muri ibyo byo kurogana, gutezanya amashitani. Ugasanga abantu bararwaye. Mfite ibyifuzo byinshi by'abavandimwe bafite abavandimwe babo babamereye nabi, bahora babajyana mu mashitani, abari gutamba abantu kuzimu, abari kugira ngo tugasanga na twebwe abanyafrika nibyo twibera. Wenda hari n'abazungu barabikora simbizi, ariko ngewe ndi kuvuga iby'iwacu. Burya ngo ijya kurishihera hehe? Ku rugo. None rero bavandimwe biwacu twibereye muri ibyo. Ejo bundi nareba gukuna abantu bose bari bahagaze bari kureba Coupe du Monde. Na Afrika ishobora no kugera muri kimwe cya kangaye cya finale, ariko ugasanga abanyafrika ngo bazi kuroga, we ngo aratambuka ngo nuko kuroga bitaroga ayo mazamu y'abazungu. Harya ubwo kuroga bitumariye iki? Bavandimwe ngiye ko nsigaye mvuga ni mureke turebe ikintu gifite akamaro, aricyo tureba kuko ubwo burozi butigeze buroga iryo zamu ry'abandi, ngo wenda ngo iyo Coupe du Monde dangwize muri Afrika, nazwe tuvuge tuti twabera mu mateka y'umupira w'amaguru. Igikombe cyatashye muri Afrika yo ndagikozwe n'ibyo bihugu byakataje mu kuroga. Ayo mashitani ngo umuntu ngo baramushingura, ngo nuko ngo abandi ngo bakagenda bakamukoraho imihango, ngo akajya agenda ngo kandi yarapfu. Ibyo bimaze iki?
ko hariho hahandi usanga abantu bari guta igihe mu bintu bidafite agaciro, mu bintu bidashobora no kuvuga ngo byazamura n'umuntu uwo ari wese, bitazamura na Afurika. None rero muvandimwe, nawe wari umwuzukuru wa Kayini umeze gutyo, urimo kwirwa mu matiku, mateza abantu amashitano, teza abantu imyangaro, teza abantu uburozi, kandi mu by'ukuri nta kintu gifatika isi izakuramo. Basi noneho muvandi, reba bariya bakinnyi bateye imbere mu mupira w'amaguru, nubaye numwe muri abo ngabo, ariko ugasanga kurogana kugira gute, ni biriya bintu rero ngiye birambabaza cyane. Hari n'igihe mba ndi kugenda ku musozi nkabona nk'abantu b'abakene, nkavuga ni Imana, ubukene umuntu yakanabugirira impuhwe, ariko nk'uriya mukene ashobora no kuba ari n'umurozi. Tekereza ko bari n'umukene gutyo, wavuga uti reka njye kumugirira neza, akaba yakugirira nabi. Hari umuvandimwe wapfuye, ariko kandi wambabaje n'uyu munsi bikaba bitaranshiramo, azize uburozi. Abantu bagiye gukoresha ubukwe, noneho baza kumutumira kubera ko yari famiye, mbese kwa kundi mama ufite famiye zegeranye, abantu mbese b'inshuti, famiye mwashatsemo mwembi. Aravuga ati rero mu Kinyarwanda, mu muco wacu, ntago umuntu ataha ubukwe adatwerereye. Noneho ahaguruka agiye gutwerera. Gutwerera no kuvuga kujyana, mbese agatwererano kawe akufite, mbese ugashyiriye abo bavandimwe kugira ngo batere inkunga mu bukwe bazagira. Agiye gutwerera, baramuroga. Abo yagiye gutwerera bari bamuroga, arapfa, ubukwe bwabaye nawe yapfuye. N'ibyo bintu koko ngiye navuze nako, nk'ibyo bintu koko nk'uwo muntu aba ashaka kugera ku kikoko. Ubu saba yungutse iki koko? Nge hari ibintu numva simbyumva. Agize kuba ari umukene, ariko agize no kuba afite uwo mutima wo kuroga. Rero niyo mpamvu natwe niyo tujya gufasha abantu, umuntu agenda yikandagira, uvuga utashobora no kuba ari n'umurozi. Abana bakiri bato nibo bajya bakunda gutinya abantu b'abakene, avuga bati abantu bose b'abakene ni abarozi. Natwe bajyaga batubwira ngo abakecuru bose ni abapfumu cyangwa ni abarozi, ukabona umukecuru wari wese ugahita umutinya wirukanka utatandoga. Ariko ugasanga ibyinshi byabaga bifite imvano yuko uburozi bwinshi usanga bukoreshwa n'abantu nyine navuga ngo b'abakecuru, mbese ugasanga abantu basa nabi ari nabo bakora ayo mahana ameze gutyo. Ngewe rero ubwo nabwiraga n'uwo muntu witwa indyarya rwose, hari ibintu ndeba nkavuga ne iyi siragana he, ugasanga umuntu azi kwigira inshuti yawe, azi kukuganiriza rwose, akakubwira n'amagambo yakabaye yitwa ko aturuka ku mutima, akakubwira n'amagambo yakabaye ari meza, ko mu by'ukuri afite icyo ashaka kugushakaho, afite icyo gutagetinzeho. Ngewe rero nabwiye Yesu Kristo ni mwami wanjye, ntago nzi ibitekerezo biri mu mitima y'abantu. Ngewe iyo umuntu ansanze mufata nk'umuvandimwe. Kubw'ibyo rero Yesu uzi biri mu mitima y'abantu, ngiye simbizi, ujye undinda indyarya ntabwo rwose Mana yanjye. Yesu Kristo yarahagaze abwira abafarizayi b'indyarya ati muriyimbire, mwebwe mu bafarizayi b'indyarya ntabwo muzabona Imana rwose. Ababwiza ukuri, nanjye rero iyo mpagaze imbere y'umuntu ufite uburyarya uwo ari we wese, ntabwo ninya kumubwira uri gutura ituro rya Kayini, uri mwuzukuru wa Kayini, nta nubwo uzigera ugera mu ijuru niba utaretse uburyarya. Ntabwo Imana irakubwira ngo ese ntabwo washobora guhinduka ugatura ituro ryiza, ubutaha nawe ukazabona amanota meza. Muvandimwe w'iginzi ryanjye, hari abantu rero bajya babindyarya, akabona n'isi yarabyikirije, akabona ahantu hose birakora, akavuga ati ninjye uriho. Ariko muvandi, icyo kinyoma kigutunge, ariko amaherezo nanjye aho nzaba ndi kwishimira mu bwami bw'ijuru, nawe uzaba uri guhekenya amenyo nka wa mukungu na Lazaro w'umukene. Iyo umukungu yaragiye aradamararabaho rwose, cya kinyoma kimutunze ahemuka, ivuga ariko Lazaro abaho mu bukene, mu mubabaje, ariko ku iherezo ntago bari hamwe. Ntongere garuke kuri wa muntu uvuga ngo nta juru ribaho, nta muriro ubaho, nkubwize ukuri umukungu na Lazaro w'umukene ntago bagiye hamwe. Kubw'ibyo rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe, haranira ijuru kuko ribaho kandi ririho, kandi abibyihari nibo bazaryinjiramo. Mu guharanira ijuru rero birashoboka cyane ko wenda ubwo buryarya bwawe hari inyungu bwari bugufitiye, ubwo nabyo biragusaba ngo uyireke iyo nyungu, wibagirwe icyakabaye iyo nyungu, ariko urebe ku cyakabaye inyungu y'ubuzima bwawe bwiteka. Erega Nyagasani Yesu buri gihe arambwira ngo nkwibutse muvandimwe, hano ku isi none harambuza hamara imyaka 100. Reka tuvuge ko uzaba warambye cyane, uzamara imyaka 100, ariko tuzamara imyaka 1000 muri paradizo y'Imana. Twebwe tuzamara imyaka 1000. 100 uyigereranyije n'1000 wahitamo iki?
we ndakubwira muvandimwe nkunda vunjisha neza witura amaturo ya Kayini mu bintu by'uburyarya ngo wibwire yuko uzakomeza kuba mu buryarya bw'ikinyoma ngo abantu bikirize ngo bavuge ngo ingo nibyo nshobora kutabimenya kuri kundyarya ariko Imana yirabizi gusa ngewe njya mbwira Yezu nti abantu b'indyarya ujye ubanshyira kure nukuri ndabimusaba buri gihe ndabimusaba kandi nkamubwira ngo uburyarya bwabo ntibuzigere bwafekta umutima wanje kuko burya kubana n'umubi agera hakakwanduza umuntu akugira nabi kabiri gatatu ubwa kane nawe ugatangira kwiga kuba mubi aho rero niho ntashaka kwagarara muvandimwe nkunda ugana mu ijuru wijya kuba mwuzukuru wa Kayini ngo kubera yuko Kayini yakomeje kuba mwinshi mwisi ahubwo reka twikomereze tuba buzukuru ba Abeli nidushaka dupfa ariko data azabyara Seti kandi azadusimbura tuzashumbushwa mu izina rya Yesu Kristo ariko ntabwo tuzigera tugomba kwikiriza indirimbo y'ababi ngo nuko ngo babaye benshi muvandimwe ibyo ngibyo ndizera yuko uri kubyumva kandi ibyo ndi kuvuga nzi neza yuko hari abantu benshi barimo kubyumva wenda mu buryo burenze ndetse ubwo ndi kubivuga kuko njya nkunda Yesu Kristo ndavuga nawe akahita gucanira urumuri akakwereka ibyo ndi kuvuga naho bihuriye n'ibyo wowe usanzwe uzi nkunda ko hari abantu benshi bambwira ati urabivuga ngahita nibuka ibyambaye igihe iki n'iki nkavuga nishimwa Yesu iyaba Louise Umumararungu ntabwo nari kubivuga ngo wibuke ibyawe ariko kubera ko ari wo mutagatifu wambwira ati rasa ahangaha hari abantu benshi bababaye naharasa rero ugahita wibuka nawe ibyawe haleluya kuko ni Yezu uri hagati yacu amina dukomeze rero dusome twarebaga uburyo turi abuzukuru ba Kayini twamaze kubyanga rwose turi kubyanga kandi tubishyizeho umwete nyamara ariko nubwo turi kubyanga birasaba ko dukomeza kubyirukana tukabivana kuri twebwe hari ijambo ry'Imana nshaka ko naryo tuvugaho naryo ritwumvisha ukuntu Imana yo mu ijuru ari Imana ikomeye ariko wereka tujye tubyemera n'ukuri Imana ikomeye abantu kora Kayini na Abeli babayeho gutyo Kayini agatura ituro ribi ryatumye isi ivumwa n'abantu bakomeza kuvumwa umva icyakurikiyeho Imana yiyemeza gutsemba abantu batangira kugwira ku isi maze bamaze no kubyara abakobwa abahungu b'Imana babona abakobwa b'abantu ari beza nibwo biyitiyemo aho bishakiye babagira abagore babo nuko haravuga ati umwuka wanjye ntuzongera kuguma mu muntu ngo arambe igihe kirekire ni ikinyamubiri kandi kubera amakosa ye iminsi ye ntizarenga imyaka 120 Jambo ry'Imana dushimiye Imana ntago bwende tuzamara imyaka 1000 muri paradizo y'Imana ni minsi y'umuntu ntago izarenga imyaka 120 birashoboka rero ko waba uri indyarya ariko ntuzarenza imyaka 120 kandi buryo ukuyemo imyaka ya innocence kwa kundi ukora ibintu by'ubutambambuga ugakora muri usanga burya mbese nurambuka 120 ko nabyo ntekeza ko byari kera ubu ngubu mbona abantu bashaje rwose kwa kundi ubona ko umuntu akuze ageza nko mu myaka 40 ukabona rwose yunamye cyane wamubaza uti ni 80 nago kera nabonaga wenda b'imyaka 100 nabo ushobora kubabona bake cyane bashobora kuba ariko ni bake cyane ku buryo ngiye mba mbona yuko ikigeranyo cyo kubaho abantu bakigenda kimanuka ariko impamvu cyamanutse no kubera ko abantu bari bagize gute ngo abantu bari batangiye kuba babi ngo batangira kubwira ku isi maze batangira kubyara mbese nuko haravuga ati mbese batangira kuba babi pe uhoraho niko kugabanya iminsi yo kubaho kwabo muvandimwe ushobora kuzabaho imyaka 100 cyangwa 120 ariko iyo wabaho yose uzajye wibuka yuko ari imyaka 1000 tuzaba muri paradizo mu ijuru ngo muri icyo gihe ndetse no hanyuma ku isi habagaho abantu barebare kandi banini cyane kubera ko abahungu b'Imana babanaga n'abakobwa b'abantu abo bakobwa bababyariraga abantu b'ibyamamare nibo za ntwari za kera aba bagabo b'ibirangirire mujya mwumva ubwo abantu ni bande abantu b'Imana ni bande twabonye ko hari inkomoko ya Kayini n'inkomoko ya Seti ubwo rero abantu b'Imana ko basingizaga Imana bo kwa Adamu na Eva ndatekereza yuko ari nabo bahindukiye bakajya kubana nabo kwa Kayini
noneho ubwo n'abantu b'Imana batangira kubana n'abana b'abantu. Ab'Imana ubwo turabageranya nabo kwa Adamu na Eva bakomotse kuri Seti, naho aba bantu tubageranye nabo kwa Kayini b'ikibi, kuko nibo bateye ikibi. Nuko Uhoraho arareba asanga ububi bw'abantu bwakwiriye ku isi, ibitekerezo by'umutima wabo nta bindi bitari ubugizi bwa nabi. Bwari buturutse he? Mu mutima wa Kayini wo wishe Abeli. Kandi wibuke ko Kayini yavumwe agiye kurindagira ku isi. Uhoraho yicuza kuba yarashyize umuntu ku isi, maze arababara mu mutima we. Niko kuvuga ati, ngiye gutsemba ku isi abantu naremye, kandi hamwe nabo nzatsemba amatungo n'ibikoko ndetse n'ibiguruka mu kirere, kuko nicuza icyatumye mbirema. Nowa ariko agira ubutoni mu maso y'Imana. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Nowa niwe wenyine wagize ubutoni mu maso y'Imana. Imana yiyemeza kubabarira Nowa, ariko abandi bose igiye kubarimbura. Kubera iki? Ikibi cyaragwiriye. Ikibi kandi tongere twibuke kijya kugwira, Kayini yaravumwe. Avumwe, Imana iramubwira ngo uzahinga ubutaka ntibuzera, ngo ntibuzongera kukurumbukira, uzahora uri inzererezi yangara ku isi. Nuko nguko Kayini yavumwe. Muvandimwe rero, uyu muvumo iyo tuwureba wa Kayini, ntabwo twashidikanya kuvuga yuko wadufasheho. Kuba inzererezi dushake kubyumva, kurumbukirwa kurumbukirwa ntitubyumva. Guhinga ubutaka bukarumbuka, gukora umushinga bigakunda, gukora bikagenda neza, nibyo twahoze tuvuga. Ubu se muvandi, iyo urebye aho ubukungu bw'isi buri kugana, twavuga ko isi iri kuturumbukira. Ubu rero isi isigaye irumbukira bamwe, abandi byaranze. Ushobora no kwibaza uti se abo bamwe niba ya nkomoko ya Abeli bavuze, reka da. Umukungu na Lazaro w'umukene nayo ni inkuru iri muri Bibiliya. Umukungu yabaye hari umukungu koko, akirira nk'umukungu kandi akaba hari umukungu. Lazaro yabaye hari umukene. Kuba uri umukungu mu isi rero ntabwo bivuga kurumbukirwa, kuko bishobora kukurumbukira mu isi ariko bikujyana hehe? Mu irimbukiro nka wa mukungu. Ushobora kuba utarumbukiwe mu buryo bw'abantu nka wa mukene nka Lazaro w'umukene, ariko mu by'ukuri uri kugana aheza mu ijuru. Ubwo rero tugiye no kureba kuri uyu muvumo, tubanze twumve kurumbukirwa n'iki. Turumbukiwe mu buryo bw'isi, twavuga ko ari ugukora umushinga ukagenda neza, ugashora amafaranga agakora bigakunda. Niko iyo tuvuga ngo yarumbukiwe, nuko umuntu yize amashuri yarangiza kwiga agahita abona akazi, ubwo aba yarumbukiwe. Nuko umuntu yagiye mu ishuri akiga rwose, bamuha ikizamini akajya bitsinda rwose, ari excellent, ugasanga ubwo yarumbukiwe. Yamara kugera muri university bikihuta, yarumbukiwe. Yakora ibizamini agatsinda, yarumbukiwe. Yabona akazi bigakunda, yarumbukiwe. Yashaka akabona urugo rwiza, ubwo aba yarumbukiwe. Yamara kubona urugo rwiza akabyara agaheka, ubwo yarumbukiwe. Akazi keza kakaba kariwe, urugo rwe rurimo televiziyo, rurimo ibintu byose byiza, ubwo yarumbukiwe. Ndavuga ko turumbukirwa ku isi, icyo twita kurumbukirwa. Nuko waragize ukavuga ati yewe aha runaka we ni umunyamugisha, ibintu byose akozeho biramuhira. Nuko twebwe tureba guhirwa, ariko nitubireba gutyo tujye twibuka rya jambo ry'Imana, hahirwa abababaye kuko bazahozwa, hagowe abasekuye umunsi kuko bazarira. Ubwo turi mu kurumbukirwa kwa Kayini. Iyo tuvuga ngo umuntu yararumbukiwe, nuko aba yahinze ubutaka bukera, ubwo niko twebwe tubivuga ngo byarumbutse. Ariko iyo byarumbye ni ukuvuga ngo biteze neza, ni kwa kundi nyine umuntu akora umushinga ukaba urapfuye, akushoye kakaba karanze, aho ugiye kwiga ugatsindwa, mbese ugasanga ibintu byose biri kugenda nabo, turavuga ngo byararumbye cyangwa yarumbiwe.
ariko rero muvandimwe, twebwe abagana mu ijuru reka duhengure ibintu, twe kujya tubihengeka nk'abataramenye Imana, tubihengure nk'abajya mu ijuru. Tumenye yuko kurumbukirwa atari ibyo ngibyo atari na Imana dusaba, tumenye ko kurumbirwa atari ibyo ngibyo atari na Imana dusaba, tumenye yuko nidutanga amaturo mabi, tugatanga amaturo atari mu rukundo, kabone naho ku isi baba batubona tugenda muri za modoka nziza zigezweho, kabone naho twaba twambara imyambaro y'imihemba, ya myambaro y'amahariri ya inetereye, naho twaba twambara zahabu ijosi ryose, umubiri wose ari zahabu, inkweto duhinduranye uko tubishaka, tuzaba twararumbiwe. Tuzaba twararumbiwe gute rero? Kayini yarahingaga, Kayini akeza, ariko ananirwa gutura Imana ituro rivuye ku mutima mwiza. Iryo turo ribi niryo ryatumye Kayini agawa, iryo turo ribi niryo ryatumye Kayini ahindukira akanga Abeli, iryo turo ribi niryo ryabaye intandaro y'umutima mubi wa Kayini kugera ubwo yica Abeli murumuna we. Iryo turo ribi kandi niryo ryatumye Imana irakara, iramubwira ngo amaraso ya murumuna wawe ari kuntabaza aho ari mu gitaka. Iryo turo ribi ni naryo ryatumye Imana ivuma ubutaka Kayini azahingaho. Ntago Imana yavumye ubutaka bwose, ariko ntago Imana yavumye isi, Imana yavumye ubutaka Kayini azakandagiraho gusa. Icyo tucyumvikaneho, kuko Seti yarahinze birakunda, n'abandi basingizaga Imana bigakunda, ariko Kayini we byari byaranze. Imana avuga ngo sinzongera no kumva amasengesho yawe kuko uravuma, aho uzakandagira uzabikivume. Nguko kurumbirwa rero, ngiyo ya mishinga abantu bakora ntibikunde, kubera ko bari muri Kayini, bari muri systeme ya Kayini. Bikaba bitandukanye nuko rero twebwe ku isi tubibona. Abagana mu ijuru tugomba guhindura indoro yacu, ntiturebe nk'abisi. Uzajya umbabarira muvandimwe, numva nsa n'uwigisha ibintu bimwe buri gihe, ngiye mba ngira ngo birusheho gusobanuka, mba ngira ngo birusheho kumvikana neza. Ntabwo numva icyo nshishikariye ari uko tubyirukanka ngo tubirangize, numva icyo nshishikariye ari uko ubyumva, ukumva uburyo ubwuzukuru bwa Kayini bukuriho, ukumva n'ukuntu ugiye kubusohokamo. Kayini rero amaze kuvumwa yaravuze ngo ariko ngo icyo gihano kiraremereye, ngo dore unyirukanye kuri ubu butaka, unciye no mu maso yawe, nzahora ndi inzererezi nangara ku isi, kandi uzambona wese azanyica. Kwangara ku isi nacyo hari ukuntu dukwiriye kukireba. Kwangara ubundi ni nko kugendagenda, kutagira aho ujya, kutagira aho uba, ushakisha mbese imibereho, ibyo babyita gushakisha imibereho. Ntago kwangara ku isi turi buze kubijyanisha n'ibi ngibi bavandimwe murimo byo kujya gushaka ibyangombwa n'ubuhungiro hirya no hino. Oya, ntago ari ibyo ngibyo, ibyo ntago ari byo bita kwangara cyangwa kurindagira mu isi, ntago ari icyo. Bitabaye ibyo wavuga yuko abantu batigeze bahunga, abantu batavuye mu gihugu cyabo, ari abantu se baturuka kuri Abeli. Reka kwangara ku isi ntago ari icyo ngicyo. Rero icyo ntugihuze ngo muvandimwe nguvuga ngo mana we, ngo umuvumo wa Kayini koko ngo wambayeho, ngo none ndi kwangara ku isi, ngo ndi gushaka n'ibyangombwa muri iki gihugu babinyimye. Oya, ntabwo ariko kwangara. Cyangwa ngo uvuge ngo koko ngo abantu bari mu mahanga ngo barangaye, ngo ngiye nawe nigeze njya ngo yibwire ngo wowe ngo uri mu mwuzukuru wa Abeli. Reka dayi, reka nkwereke, Bibiliya avuga ngo uriyimbire niba ufite inabi mu mutima. Umva, niyo waba uri mu gihugu cy'amahanga, niyo waba uri mu gihugu cy'ivuko ryawe, aho waba uri hose muvandimwe ufite inabi, umenye ngo uri Kayini. Ubukayini bwacu bufashe ku mutima kurusha uko bufashe ku mubiri. Naho kujya gushaka imibereho ni bya bindi nyine, gushaka imibereho ureba ugahinga ahangaha ukabona ntabwo byakunze, ukavuga uti reka njye gukubita isuka hariya hirya muri kiriya gihugu wenda hariho bizakunda. Ibyo ngibyo byo ni bya bindi bijyanye n'iki, nuko tuzatungwa n'amaboko yacu. Imana ikayaha umugisha, ariko nayo azadutunga. Kwangara rero ntago ari icyo ngicyo. Kwangara ni kwa kundi abantu babaho badafite aho bicaye. Hari abantu babaho gutyo ugasanga ngaho uyu munsi ari hano, ejo ari hariya, ejo nta mahoro afite, ibyo akora nta mutuza bifitemo, arahora ashinyitse amenyo, agahora ni nabi, agahora n'umujinya, agahora n'inzika, agahora n'ikintu cyo guteranya abantu. Ugasanga mbese ni wa muntu mbese udashobora no gusaba amazi yo kunywa ngo ayaguhe, ugasanga n'uwo murozi. Aburya muntu umeze gutyo wabuze amahoro mu mutima, urya bari kwangara mu isi.
haleluya, kwangara mu izina. Noneho rero ikindi ngo nzahora ndi inzererezi nangara ku isi, kandi uzambona wese azanyica. ni ukuvuga ngo uzabona ikibi wese azakica, uzabona ko iki kintu ari kibi azacyanga. Ubu turi kubona ko ubu turi kwica Abeli, turi kwica Gahini, pardon, amazina ari kugenda confusing, urabyihanganira. Turi kwica Gahini, turi kumwica gute rero? Turashaka kuva ku kibi yaduteje, turashaka kubona yuko amaturo twaturaga burya nta cyagendaga, twavuye kuri Gahini. Turi kwica Gahini, turi kumureka, turi kumuva, ubu turi kumwica. Haleluya, turi kumwica kuko turi kwanga ibibi bye. Uhoraho aramubwira ati, yewe uzica Gahini uwo ari we wese azabihanirwa 7. ni ukuvuga iki rero? Hari kwica ku mubiri no kwica kuri roho. Twebwe rero ko turi kwica kuri roho turahembwa, ariko abazamwica ku mubiri ni ukuvuga ngo uzakora nk'uko yakoze yica Abeli, kuko Abeli yari umuntu. Noneho Gahini we yatekerezaga yuko azicwa ku mubiri. Noneho Imana yamubwira ngo uzakwica azavumwa inshuro 7, uzamukozaho n'urwara ngo amwice. Ngo nuko warahashyira ikimenyetso kuri Gahini kugira ngo uwo bazahura wese atazamukubita mu ngusho. Ni ukuvuga iki rero? Gahini yagiye agomba gukubitwa, ariko atazakubitwa mu ngusho. Twebwe rero turi kumukubita mu ngusho kuko tudashaka kuba abuzukuru be, kuko turi kurwanya ikibi. Ntabwo ari twe rero tuzicwa inshuro 7, ahubwo uzamwica mu buryo bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo uzakora nk'uko yakoze, uwo ni uzabatishe Gahini. Ahubwo nk'ubu tuvuge ubu Gahini kuba yarabaye Gahini akaba mubi nuko yisha Abeli. Nufata rero icyuma ukajya kwica mugenzi wawe, wowe na nubwo uzahanwa nka Gahini uzakubirwa inshuro 7. Ni wanga umuntu, no muvuga nabi, no mugirira ishyari, uzaba wishe, mbese uzaba wishe nka Gahini. None uzaba wabaye umwuzukuru wa Gahini, wishe nka Gahini. Ubwo noneho kwera kuzaba wakoze nk'uko yakoreye Abeli, wowe uzahanwa inshuro 7. Uyu mubare 7 nawe ufite icyo usobanura. Uzahanwa inshuro 7 ni ukuvuga ngo uzakubirwa inshuro 7, ni ukuvuga ngo uzahanwa bikomeye. We yishe umuvandimwe we arahanwe, ariko wowe nukora nkawe uzahanwa cyane. Nicyo bishatse kuvuga. Ariko abazamwica spirituel Roma ari bo batwebwe turi kwanga kuba abuzukuru be, n'ukuri tuzahembwa, tuzagororerwa nitwanga kuba abuzukuru ba Gahini. Muvandimwe wanjye nkunda, njyewe sinshaka kuba umwuzukuru wa Gahini, njyewe ndashaka kuba umwuzukuru wa Abeli. Zamura akaboko tubivuge inshuro 3. Njyewe Umumararungu Louise ntago nshaka kuba umwuzukuru wa Gahini. Njyewe Umumararungu Louise ntago nshaka kuba umwuzukuru wa Gahini. Njyewe Umumararungu Louise ntago nshaka kuba umwuzukuru wa Gahini. Muvandi, iyi ndahiro tugize iradufasha kuva ku kibi no gutura amaturo agoye, yaya maturo ahera kuri aritari. Aho hari izina ryanjye ushyire hiryawe. Ntawe ntushaka kuba umwuzukuru wa Gahini, ntago ushaka kuyoborwa n'ikibi, ntago ushaka kuyoborwa n'ishyari, ntago ushaka kuba umunyenzika, ntago ushaka kuba indyarya, ntago ushaka kuba umugome, ahubwo urashaka kugira ngo icyiza kibe kuri wowe, kandi aho watsinzwe uwumve ko ufite igihe cyo kwikosora. Igihe cyose Imana ikikubwiye ngo ihangane wikosora, ujye wumva ko Imana ikigutije ubuzima, ukomeze wikosora, ariko ntuzagire umujinya wo kuba wafata umuvandimwe wawe ngo ugiye kumwica umuziza icyo Imana yamwihereye. Iryo ni ishyari. Niyo mpamvu twanze kuba abuzukuru ba Gahini. Niyo mpamvu twanze kuba abuzukuru ba Gahini. Nicyo bivuga. Ntago dushaka kuba bo mu muryango wa Gahini, ahubwo twe dushaka kuba bo mu abuzukuru ba Abeli, ba bandi batura igitambo Imana ikacyishimira, ba bandi batanga amaturo Imana ikayashima, ba bandi bavuga Imana ivuga iti amina, nawe ndabyemeye kutanze ituro ryiza, kandi kariratira n'abandi kugira ngo bajye bakora nkawe.
nawe isi yabita kubona muvandimwe unezezwe nuko Imana yabikubona kandi ikakwihera umugisha. Gira amahoro ya Kristo rero muvandimwe, dusohotse kwa Gahini, twanze kuba bo kwa Gahini, guhera uyu munsi twibereye abo kwa Abeli na Seti, kandi naho abasokuruza bacu bazagira nabi tuzahora twebwe twirebera ku cyiza, kuko Imana yacu yo mu ijuru tubwira ngo nukora neza nawe nzagushima. Turi kumwe n'umugenga w'ibihe rero, dukomeze dutura amatura turutse ku mutima, iryo twaturaga ubushize rikaba ritaragenze neza, uyu munsi tuvugurure. Imana iracyadutije ubuzima, Imana iracyaduhaye ubuzima. Aho ubimenyeye vugurura uburyo wabikoraga muvandimwe wanjye nkunda, aho ubyumviye vugurura uburyo waturaga ituro, utura ituro ry'ingirakamaro. Imana iguha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.